Mwaramutse inshuti bakunzi bacu kandi reka nongere mbasuhuze aho muri atandukanye. Uyu munsi mu minsi ishize na postinze kuri Facebook page yanjye, postinga mvuga ku mugabo w'umurundi wadetse amateka akomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse no mu bantu bose baririmba indirimbo z'ikinyarwanda muri rusange, akaba nta wundi ari Apollinaire Habonimana. Uyu mugabo Apollinaire Habonimana ni umugabo ufite ibigwi bikomeye cyane mu murimo w'Imana, cyane ko kuri uyu munsi ari umushumba mukuru, ni apotre w'itorero Shemeza Worship Center mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo nkuko atangaza ko yamenye ko afite impano yo kuririmba yiga mu mwaka wa 3 wa primaire. Icyo gihe ngo yajyaga aririmba, agafata abana bigana bagakora akagroupe bakaririmbana, akabayobora mu kuririmba. Kuva icyo gihe abona ko afite impano yo kuririmba, yaje no kwidevelopa cyane, igakora umurimo ukomeye cyane. Mu Rwanda azwi cyane ko yaririmbaga ku nkuru nziza mu mujyi, hari mu mujyi wa Kigali. Abantu benshi kandi bajyaga bamubona kuri televiziyo, mu ndirimbo n'amantangara, mu ndirimbo igituma ndirimba, n'izindi ndirimbo nyinshi cyane yagiye aririmba, harimo Imana ni y'ubuhungiro n'izindi nyinshi yagiye aririmba. Yaririmbye indirimbo nyinshi cyane, ugiye kuri YouTube wazibona, hari nizo agenda asubiramo, akazikorera amakonseri, akazikorera ama remix, ukabona ko ni ibintu byiza cyane. Uyu mupapa rero yaje gukomera cyane, aza gushinga groupe yitwa Shemeza Music International. Akaba ari groupe yari imeze nka Hillsong, ni groupe irimo abantu benshi cyane b'abahanga b'abaririmbyi bo mu gihugu cy'u Burundi, cyane ko burya Barundi kuri mass choir mu kuririmba n'abahanga pepe. Muri iyi groupe haririmbagamo umudamu witwa Jeannette, yari umukobwa icyo gihe, ubu niwe mudamu we, akaba witwa Jeannette Habonimana. Iwe yabaga mu gisata cya danse traditionnelle. Urumva ko Shemeza Music Ministry yari ifite amagroupe menshi cyane, amadepartement menshi cyane. Hanyuma uyu mudamu rero akaba ari nawe bamaze kubyarana abana 4, harimo abana 3 b'abahungu ndetse n'umukobwa umwe. Akaba kandi iyi Shemeza Music yaraje gukomera cyane, ihinduka Shemeza Worship Center. Ubu ni itorero rikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, riyoborwa na Apotre Apollinaire Habonimana. Uyu mugabo tuvuze ibigwi bye ntabwo twabirangiza mu gihugu cy'u Rwanda, cyane ko abahanzi benshi bo mu Rwanda, uhereye kuri Aime Uwimana, we ubwe avuga ko kuramya no guhimbaza yabyigiye cyane kuri uyu mugabo witwa Apollinaire. Apollinaire ubu ngubu ntago akijya muri studio cyane ngo aririmbe, ahubwo we yishimira cyane ko ajya kwigisha abandi baramyi, ajya kuba traininga, kubabwira ijambo ry'Imana, kubigisha ko bakwiye kwitwara. Akashimishwa no kubona hari abahanzi bandi bashyashya bagiye bavuka nyuma ye, kandi yarabigizemo uruhare. Ikindi kintu kimushimisha, avuga ko ashimishwa cyane no kubona indirimbo ze nyinshi zicurangwa mu nsengero, cyangwa se ziririmbwa mu nsengero muri gahunda ya louange na adoration. Aravuga ati ibyo bintu biranshimisha cyane. Avuga kandi ko ikindi kintu kimushimisha cyane ari ukubona generation ye, harimo ba David, ba Fortran, n'abandi ba Willy, n'abandi bahanzi bakomeye mu gihugu cy'u Burundi, bongera bagahura bagakora indirimbo. Kabaherutse gukora indirimbo ya Pasika mu mwaka washize, nibwo bayikoze iyo ndirimbo. Bakoze n'igiterane gikomeye cyane, bakoze festival i Burundi. Byari ibintu bishimishije cyane. We rero akavuga ati kuri ubu ngubu nicyo kintu kinshimisha, kuba nabona bagenzi banjye, nabona abo twari kumwe muri generation imwe, twongera tugahura, tukaganira, tukayaga, niko abantu babivuga, bagacokozanya, bagasetsa, bagatera blague. Ibyo ngibyo akavuga ko ari ibintu bimushimisha cyane. Apollinaire rwose yaduhaye byinshi mu bigendanye cyane no kuririmba, kandi ubu ngubu bari gutanga byinshi mu bigendanye no kuvuga ubutumwa. Urumva niba afite itorero ayobora, ni umuntu ufite inshingano zikomeye cyane. Ikindi yatangarije umunyamakuru ukora ari i Burundi, yavuze ko impano afite cyane burya ari ukwandika. Anavuga ko kwandika burya, iyo uri umwanditsi mwiza w'indirimbo, uba ushobora no kuba umuvuga butumwa. Aho niho yahise abihuza rero, ahuza kwandika kwe, ajya no kwiga theology, hanyuma avamo umuvuga butumwa ukomeye, wabashije gushinga itorero ndetse rikaba rinafite imbaraga mu gihugu cy'u Burundi. Apollinaire wowe umwibukira kuki? Wowe umuzi kuki? Yaririmbye indirimbo nyinshi,
ushobora kuzibona kuri YouTube, ushobora kubuzumva ku maradiyo, ushobora kuzumva mu rusengero, ariko reka uyu munsi tuvuge ngo Apollinaire Imana iguhe umugisha ku mirimo wakoze, Apollinaire Imana ikomeze ikugenda imbere, kandi imirimo yawe Imana igihora iyikwibukiraho. Apollinaire n'umuryango we tubifurije kugubwa neza, kandi turarikonesa umurimo mukora n'uwo mwakoze mu gihugu cy'u Rwanda no mu karere muri rusange. Mugire umunsi mwiza.